batese mwaturutse Kigali ati yego ko dutashye se twabatwara. Okay, nari kumwe na madamu harya nundi muntu umwe sinzi twari nka batatu. Bavane tugende. Turamanutse ku musozi tugeze hepfo dusanga baparitse akamodoka yari double cabine Toyota. Urumva nyine twicaye inyuma umugore n'umugabo bicara imbere. Ngenda ntekereza umugisha ndabasabira nkabaza Imana, Mana mbwira icyo mbabwira. Ngenda nsenga Mana icyo mbabwirira kinyima ndayinginga mbabarira basi bagiye kungeza Nyabugogo ndishyuye itiki yanjye. Mana we mpa mpereza mbishurira irabimpisha. Tugeze Nyabugogo ndavuga nti mumbwira icyo mushaka nkibasabire. Nababwira nti ndashaka ngo mugire imodoka nizishake zabe zuzuye hano Kigali. Arambwira ati nizo mfite zadutesheje umutwe nditugikeneye izindi. Basi mumbwire mbasabira amazu mwubaka amazu kuko twarabihawe. Iyo tubisabye Imana irabikora. Bagiye kumbwira bavata amazu dufite tugeretse handi yaba ari stress. Nta mazu dusaba Imana. Ndababwira basi ngiye kubasabira abana ati nabo twabyaye bose twarabashyingiye sigaranye n'inshuti yanjye turi babiri nta wundi dukeneye. Ndibura neza nsanga bya bintu Imana yanyimye yabonye ko ibyo ndi gutekereza atari ko kuri. Ndababaza icyifuzo cyanyu ni iki? Barambwira ngo icyifuzo cyacu cyadutereye umusozi nta burwayi dufite nta bukene dufite nta n'ibiryo tubuze ibyo dufite dushinzwe kubitanga ahantu hose turabifite bihagije ariko icyo dusaba Imana izaduherezo ryiza nge n'uyu mugore nta kindi basaba. Ndababaza nibyo byabatereje ikanyarira mukazamuka we n'umugore wawe ati cyane tuzagira iherezo ryiza tuzasoze neza Imana yaraduhaye ntacyo yatwimye ntituza tuyisaba turayibwira ngo Mana ubugingo bwacu imitima yacu uzabane nayo kuzarinda tumanutse tukajya mu mva. Mbwira madamu ntidusabe iherezo ryiza. Urumva ngiye nari mfite inyota z'ibindi byinshi. Hari igihe nyine umuntu akumaramo inyota wari ufite ukavata ariko nkanjye ibyo nsengera ni ibiki. Turabasengera turatandukana baragenda ariko badusigira ihurizo. Genda twibaza ariko ibitindi gasani byose dusaba abo bo baramaze no kubihaga. Mana usigara uvanga ubushake bwawe. Usigara uvanga ngo noneho Mana ngewe namenye ko n'inyota mfite arabandi bayishize ariko siko kubisaba ari bibi sinuko kubisengera ari bibi uko hari icyo usaba abandi bagifite. Iyo usaba umwana abandi barababyaye ntabwo uba wayobye uramukeneye abandi batakibakeneye bari kujya muri onapo. Fati oya ndaringaniriza kuri abangaba wowe ukaba wamubuze umaze imyaka 3 utabyara uribaza ngo Mana ndi umugore ndi umugabo ndi igiki muri iyi nzu. Ntabwo rero uba wayobye buri muntu wese icyo akeneye aragisaba Imana ikabyumva. Ariko ndagira ngo mbabwire abo bantu bambereye isomo ryiza. Icyo mbabwira ni iki rero ntabwo dusenga kubera ko dukennye no. Ntabwo dusenga kubera ko tubuze ibintu no. Gusenga ni ubuzima wubaka ufite ugasenga udafite ugasenga wanezere ugasenga wababaye ugasenga. Biravuga ngo mbese muri mwe harubabaye nasenge hari uwishimye naririmbira Imana hari urwaye natumira abakuru b'itorero bamusengera bamurambitse ibiganza. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwama muhagurutse kabone naho yabarakoze ibyaha zabibabarirwa. Ni Yakobo wabyanditse igice cya 5 guhera 13 gukomeza 15 na 16. Icyo mbabwira rero ni musenga abantu ntibakabasuzugure ngo senga ufite ibyo usengera reka da ahubwo kubona abantu batunze ibintu byinshi badasenga ni kibazo gikomeye. Ni kibazo gikomeye. Birambabaza iyo umuntu agira opportunity akagira amahirwe yakuye imbere y'Imana akagenda akayaryama makibagirwa aho yayavanye. Bitera n'agahinda uribaza uyu muntu. Kandi namwe bijya bibabaza iyo muhaye umuntu akabibagirwa. Ntibibabaza se? Buriya rero amahirwe yose tugira hariya hanze iyo wibagiwe aho wayavanye amaherezo uzahagaruka. Kanongere mivuge iyo uhawe amahirwe ukibagirwa uwayaguhaye ukibagirwa uwaguhaye ubuzima ufite none nubwo uzagira ejo
birasa n'umugani twigeze twiganyira ngo ni mu wa kane primaire ni kera bavuga ngo umuntu wakuwe mu gice cy'ingunguru. Mwarabyize namwe mu wa kane, ngira ngo ni mu wa kane wa primaire. Urumva hari za kera za 1996 na 7 ngiye nibwo merukayo. Turabyiga ariko ngo wa muntu aza kwibagirwa bimugarura muri cya gice cy'ingunguru. Iyo wibagirwa, ubwoko bwibagirwa bushira vuba, ubwoko butibuka burarangira, ubwoko butibuka bugira ibibazo. Gusenga rero niho twibukira iby'Imana yadukoreye. Iyo uri musenga hari ujya kumva Imana igusutseho umwuka wo kwibuka ibyahise n'uburyo wabirokotse n'uburyo wabivuyemo kugeza uyu munsi. None hamaganya akagabanuka ukiga gushima Imana. Amen. Murabona nkanjye narokotse jenoside mu buryo bukomeye, njya mbivuga kenshi, simfite umwanya wo kongera kubisubiramo. Ndangeraho murumva kuva muri koma amezi 6, paralize nyimarana imyaka 2, ndagenda mba mu igare, mba mu mbago, ndagenda mbana n'ubumuga kugeza ubwo iki gice cyo hasi cyakoze mu gihe kinini cyane kugira ngo gikore byatwaye igihe kinini. Nibagirwa ibyo ndizwe ngo n'ibiryo ntabonye uyu munsi n'ukuntu meze neza, amaguru ahagaze ari mazima. Ubwo si yo mpfu umunsi abahabura ninde ukwiriye kujya uvuga ati ariko Mana ubundi na bino wakoze, hari n'ibindi wakoze rega byari bikomeye. Uko kwibuka kwacu bituma dushima Imana. Sindi mu mwanya wo gushima Imana cyane ngabareho mbagisha, ariko icyo mbabwira iyo dusenga tuba twibuka byinshi, tuba turekonesa ibyo twakorewe, tuba tubwira Imana ngo uri umwami. Turashimira Imana rero. Reka tuyikomera amashyi. Reka mvuga ibintu nkabingahe bikeya cyane uzirinda muri ubu buzima. N'utuntu tungahe ntabwo uyu munsi ndumwigisha wa none, ariko muri ubu buzima reka nkubwire imbaga uzirinda kugira ngo ubeho. Amen. Uzi ibi bintu ngiye kukubwira uzabyitondere, ubiha agaciro, uzabaho uri umuntu udasanzwe. Amen. Muri iyi si hari ibintu bikomeye. Murabizi ko hari ibintu Bibiri tubwira imbago z'abakiranutsi bagomba gukoreramo batarenga babamo kugira ngo babashe kubana n'Imana. Ariko ngewe sinza kuvuga cyane ku bakiranutsi nubwo gukiranuka ari byo bidukwiriye, ariko ndavuga ku bintu nka 7 ngaruka no kumukiranutsi. Ariko hari ibintu 7 witaho, wabyitaho, ntube gusa umuntu uri aha ngaha, oya, ahubwo ukaba umuntu udasanzwe. Kandi icyifuzo cyanjye nuko waba umuntu udasanzwe, kuko ubundi twebwe turi n'abantu badasanzwe. Impamvu ya mbere, ntidutuye mu isi, dutuye mu ijuru. Reka kandi mpora mbibabwira, twebwe iwacu naho hano turi muri transit. Iyi transit ducamo rero tuba turimo tuvuga ngo yewe wasiwe uradufita, ariko dufita akanya gato. Rero aba bantu n'abantu badasanzwe ako konyine. Icya kabiri, amaso yacu twebwe ntitugira 2, tugira 4. Tureba ibintu bitagaragara mu gihe abandi babayeho bareba ibigaragara. Twebwe rero tureba ibitagaragara. Yego, erega mu kanya ndaza kuba nerekwa, kandi iyo neretswe ni ikikubwira ngo ariko uyu muntu afite amaso 2, afite 6, afite 8. Kada si ikindi, y'Imana itagaragara itwereka ibitagaragara mu isi y'ibigaragara. Turi abantu badasanzwe rero, nubwo isi itabyemera, ariko turi abantu badasanzwe. Hari ibintu ugomba kwitaho muri ubu bugingo. Amen. Ntihigeze habaho igihe, murabizi ko Imana ari umwami, utabyemera cyaba ari ikibazo cyo kutamenya. Ariko Imana nk'uko ari umwami niko yashyizeho ku isi n'ubwami. Imana uko ikomeye igakomera ikitwa umwami w'abami, umwami arakomeye. Ikintu cya mbere uzitaho, uzaramye Imana uramye n'umwami. N'ibintu bibiri bijyana. Bibiri iravuga ngo Dawidi amaze kuba umwami yimitswe n'Imana, ubwa kabiri yimikwa ku mugaragaro, bamusuka amavuta ubwa kabiri. Bibiri iravuga ngo baramye umwami Dawidi, baramya n'iki?
n'Imana. Kureka kuramya Imana byanganaga no kureka kuramya Dawidi. Kureka kuramya Dawidi byanganaga no kureka kuramya Imana. Amen. Dore rero muri iyi si niba ushaka kubaho ugakomera, amaso yawe ajya ahera hejuru ku mwami aciye bugufi, amanuka agere hasi agiciye bugufi. Umwami arakomeye. Umwami ntibamutuka, umwami ntibamuvuga uko bashaka, umwami ntibamusebya, umwami ntibamutaramiraho, umwami ntibamuvuga uko bashaka, umwami munyumve yemwe, umwami ubona umukozi w'Imana ni mumuzane hafi, yewe ngwino, ntabwo rega wiyicaza, turakwicaza. Hano hari protokole n'icyashyiriwe, atari yasenga muhagurutse, nanjye sinkomeza irindi jambo utari wamwimura. Ubona umukozi w'Imana muzane, mumuzane mu mwanya akwiriye kubamo, kuko n'umukozi w'Imana. Yes, Bibiliya avanga abo kubahwa mu bubahe, kutabikora no kwica verse biblique y'Imana. Umwami rero arakomeye, nicyo gituma umuturage wese utaza agaciro k'umwami ntashobora gukomera muri isi. Kanongere bisubiremo, umuturage wese w'isi yose, apana wo mu Rwanda, w'isi yose utaza agaciro k'umwami ntashobora gukomera. Hari imbaga utarenga, hari imbibi utarenga, hari aho utarenga iyo utari wamenya agaciro k'iki k'umwami. Iyo usomye mu mubwiriza, kadusome wenda Bibiliya gato, umubwiriza igice cyaho cya 10:20, hari ijambo rivuga ngo ntugatuke umwami ndetse ntukanabitekereze. Ntukanabirote mu nzozi utuka umwami. Ntugatuke umwami kabiri, ntukanabitekereze no mu ntekerezo zawe, ngo utinyuke ururimi rwawe ubone rutuka iki umwami. Mwumve, Bibiliya iratwihanangiriza kwirinda gutuka umwami no kubitekereza, si no kubivuga byo ni ikindi, no kubitekereza gutuka umwami biragatsindwa. Dore icyo bizana rero, bizana umuvumo ako kanya. Nicyo gituma hari ibintu tubamo tukagira umuvumo tutazi iyo wavuye, bitewe n'ururimi, kuko Bibiliya avuga ngo ururimi abarukoresha nabi bazatungwa n'ibyo rugira ute ruzana. Ururimi ushobora kurukoresha neza rukakuzanira ibyiza, warukoresha nabi rukaguhamagarira ibindi. Umwami rero yamutuka, ntugatuke umwami ndetse ntukanabitekereze. Undi muntu wa kabiri ugomba kwirinda n'abakire. Ntibabatuka. Abakire ntibabatuka, kirazira. Naho rega turi ni ku murongo wa 20. Abakire n'umwami ni bamwe. Nta mwami utaza abakire mu gihugu cye, ntabaho. Umwami uyobora igihugu abazi n'abakire, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Kandi abo ngabo munyumve neza, munyumve icyo nshaka kubigisha. Hari n'igihe umwami abihamagarira atari bo bamuhamagaye. Bwana sifiwe. Muzi impamvu ya mbere, isi uko yubatswe ku bushobozi bw'ibifatika, ntabwo yubatswe ku mwuka. Kada isi yacu ya hano abantu bubaha abafite, udafite we abura n'icyicaro. Ariko twebwe hano suko bikorwa. Hano gana babwiye ngo turi mu ijuru, ariko hano hanza ufite afite icyicaro, udafite we yabuze n'icyicaro. Rero dore ikintu wirinda, umukire iyo umuvuze nabi, isayi ariyo yose yakugambanira akagushyira mu kaga. Mu buryo bwo kubaho rero,
nabo Bibiliya iratubwira ngo twirinde kubavuga uko dushaka. Muzi aho bita ba mafia n'abanyamafaranga. Abanyamafaranga bica uwo bashaka bagakiza uwo. Abanyamafaranga barategeka. Amafaranga ukuyeho Imana, amafaranga ni aya mbere. Ukuyeho Imana amafaranga ahita yima ingoma, nta kiyasimbura. Ukuye Imana mu murongo ukayivanamo amafaranga ahita yima ingoma, ahita ayobora ako kanya. Iyo rero ufite amafaranga hari igihe wibeshya ngo ufite Imana. Kada kugira amafaranga ni kimwe, ariko Bibiliya tubwira ngo aba bantu bitwa ko bayatunze wirinda kubavuga uko ushaka, kuko igihe icyo ari cyo cyose bakugirira nabi. Ni bande bagambana n'abafite, ni bande bagira nabi n'abafite ayo mafaranga. Bibiliya iratubwira ngo rero aba bantu dore uko birigwa, ntugatuke umwami ndetse ntukanabitekereza. Icya kabiri, ntugatuke abakire uri mu nzu uryamamo, kuko inyoni yo mu kirere yagurukana iryo jwi ryawe kandi igifite amababa cyose cyabyamamaza. Bwana sifiwe. Muzi abantu bakoresha ijambo rivuga ngo uzi uwo ndi we. Abo bantu mujye mubirinda, ntukavuge ngo uri icyo ngicyo nyine, ntukavuge ibyo ushaka. No, nubona umuntu, abantu bose ntibari mu mwuka w'Imana w'imbabazi n'urukundo. Hanze hari abantu bafite amatitire yabo bitwa bakomeye, bafite amafaranga yabo babarirwa mu bakomeye. Isaha iyo ariyo yose bashobora kukugwa nabi kandi wabihaye. Bibiliya irakubwira ngo aba bantu nuba uri kumwe nabo, umva uko Bibiliya itubwira, iravuga ngo nuba wicaranye n'ukomeye nturebe isahani yuzuye ibiryo bye ngo abe ari byo wita ushishikara umiragure. Ita ku ijisho rye, wite no ku mutima we. Umva icyo akubwira, ibiryo ugabanye roho yo gushaka ibiryo, kuko intego ye nicyo ashaka kukubwira, si ibiryo yaguhaye. Birumvikana? Ni imigani niko Salomo yabivuze, kandi Salomo ni umuhanga. Niba ukomeye yagutumiye akabwira ngo ngwino ku meza, akarundaho amasorori 10, shyira ijisho k'uwo muntu, kura amaso kw'ibyo bisorori, ukomeze umuhanga amaso. Akubwire ngo kutarya sati ndarya, ahubwo ndashaka dukomeze tuganire. Iyo ukoze gutyo umenya intego y'icyo yaguhamagariye, kuko intego ye nuyirasaho ukayitaho uzahaguma. Nushyira umutima ku biryo urabirya none ntuzagaruka. Nuko abantu bateye, abo bantu niko bameze. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari umuntu yaransohokanye njyana muri Marriott turasangira, ariko akajya ambwira ngo Edouard nti terega nagutumiye ngo ushaka. Akimbwira ngo aranshaka. Ibya Marriott nahise yarambwiraga ngo turiyarurira, ndabwira nti niyo bashake banyarurire nta kibazo. Icyo nicyo ngiye kwitaho cyatumye njyanaho. Apana ngo amatara ya Marriott ngo ariko mana we ngo dore kwisa ngo dore kwireba, ntabwo ari cyo bakuzaniye. Ita kucyo yaguhamagariye nicyo kizatuma mugumana. Ibyo rero abakene ntibabigira. Hoya habati mbona bucya bukira ngapfa ngahwera cyangwa ngazakira ntawamenya. Reka da, iyo ushaka kuva ku rwego ukagera ku rundi, ukabana n'aba bantu babiri, ukaba bugufi bw'umwami, ukaba bugufi bw'abitwa bakomeye, kura amaso ku byo baguhaye, bahanga amaso no ku ntego zabo no ku biganiro byabo, ushyire mu bikorwa ibyo bakubwira, ukorere mu ntego zabo, uzatindira uruhande rwabo. Ibyo ntabwo bisaba umwuka wera n'ubwenge bubitekereza, ntabwo ari umwuka wera. Dore ko ibintu byose ari mu mwuka, ibintu byose ni mu mwuka. Reka da, ntabwo ibintu byose ari mu mwuka. Aho ntabwo umwuka yagombaga kunyigisha ibindi, yarambwiraga ngo uwo muntu yagutumiye afite impamvu. Ntuze kurangazwa n'iyi hoteli wicayemo, nturangazwe n'amatara yayo, nturangazwe n'ubwiza ifite. Ita ku cyo yagize ute yaguhamagariye. N'Imana nikwiri, Imana yaguha byose. Imana yaguha iyi si,
ikayikugabira, ukajya iyo ushaka ukagaruka, ukagenda ukazenguruka, yewe ukicarana n'abantu bose. Ariko iyo utayikomeje uyihanze amaso, ngaba ariyo ureba, aba ariyo uhanga amaso, wumva ibyikubwira, wumva ibyishaka, wumva ibyigambirira, ni ukuri kose muzabana igihe gitoya. Ntabwo imodoka nziza ariyo mpanga amaso, nta nubwo umugore mwiza ariwe mpanga amaso, nta nubwo ibintu byose binzengurutse aribyo mpanga amaso. Hari Imana yambwiye ngo yewe haguruka, jya uzakora ibi, uzakora ibi, ibyo iyo mbikora ngo meza ngumanye n'iyo Mana. Ubuzima bwacu rero ukwiriye kwita ku bintu Bibiliya irigisha neza. Iyo ivuga umwami ikavuga abakomeye, ni uko Imana ari ikomeza abantu, nishyiraho umwami nikomeza abantu. Aba bantu bose bakomeye nubwo bakoresha ubushobozi bwabo nabi, ariko niyo yabakomeje. Babyemera batabyemera, nta mwanya umuntu afite yihaye, yaba araciye mu nzira mbi, yaba araciye mu nzira nziza, Imana nimuha amahirwe yo kugumamo cyangwa akavamo. Rero ibyemeye ukahaguma, hari igihe gusobanurira impamvu y'aho hantu. Intebe zose z'ubwami, icyubahiro cyose n'umutware bwose bitangwa n'Imana. Ni Bibiliya bivuga. Abaroma 13 umanuka uhereye ku murongo wa mbere ugere kuri 5, urabisoma ubisangemo. Ubwami bwose nta bubaho budashyizweho n'iki? N'Imana. Cyo gituma batware nabo kumvirwa, nabo gukundwa, nabo kwegerwa. Nuko rero nujya imbere yabo wirinde gukora ikibi cyatuma bashyira mu bikorwa amategeko n'ibyo batorewe, maze ukore neza, kuko ngo ni umukozi w'Imana ugushorera akakugeza ku ntego Imana igushakaho. Amen. Amena. Amena. Abakire rero mujye mwitonda kubavuga nabi. Iri jambo ngiye sinja kuzaryumva mu rusengero nyoboye ngo abakire si abantu, turabakeneye we Mana we, uduha abakire benshi benshi benshi. Iryo jambo sizo abantu ngo abakire si abantu, aho abakene nibo bantu. Ntabwo ari byo, nibikomere n'uduhinda n'ibibazo byinshi twagiye duhura nabyo, tugasanga twarakubitite twarapfuye ntituriho, ukagisigara uvata ariko ni gute nakitera ikinya, ni gute nakitera ikinya muri ibi bibazo. Ubwo abakire ndabita ko atari abantu, ngo ngewe umukene ni nge muntu, kuko nta mukire wavuga iryo jambo. Amen. Mwanze kubyumva kubera ko mbakomerekeje, si ngewe ni Bibiliya. Abakire si abantu. Abakire si abantu. Muzi impamvu leta ishyiraho imirongo yo kuvuga ngo twikure mu bukene? Nuko izi ko abaturage nibakomeza bakennye, igihugu kizaba gifite ibyago. Niyo mpamvu dufite imirongo migari myinshi, harimo n'undi murongo umwe uvuga ngo u Rwanda tugomba kwikura he? Mu bukene. Dufite umuyobozi wacu mwiza uhora utubwira ngo tugomba kwigira. Kwigira. Ijambo ryitwa se kwigira mwumva iki? Iyo umaze kwigira ntabwo utwazwa igitugu n'abakagutwaje igitugu, nabo barareka ukagira amahitamo mu bintu bitandukanye. Amen. Nicyo gituma umukene, iyo umuntu akennye bamutwara iyo bashaka. Caha urajyayo ntabwo wabyanga, nyura hano urahanyura, ryama uraryama, byuka urabyuka. Gukena si ibintu. Ndawuvumye uwo mwuka w'ubukene muri urusengero mu izina rya Yesu, no kuba Kristo ndetse n'abashyitsi mu izina rya Yesu. Nutabyumva uzaba umukene. Erega hari ibintu bibiri, iyo wanze kumva ibintu wigishwa ubwo uhitamo kuba cya kindi cyangwa ukaba icyo bakubwira. Ijambo ry'Imana riri claire, ni amahitamo. Ndabyemera simbyemera, uhisemo kuba iki? Amen. Hari abantu baba Kristo dukunda kuvuga ngo uzajya mu ijuru, hanyuma utari wajya mu ijuru. Ukwiriye kuba umuntu hano kuri iyi si, se mbyite ngo iki? Ukwiriye kuba wowe urepresent icyubahiro cy'Imana. Mu cyubahiro cy'Imana ntiharimo kwirirwa umuntu asabiriza. Hari abagore hanze abirirwa mu mago y'abantu bazenguruka ariho amazimwe ava kubera kubura akazi. Ngo ariko nguriya mugore ngo yishyizeho, ngo yigiza arya, ngo yigiza arya, ngo yigiza arya, ngo rega n'akagabo ke buriya nikabura akazi ngo bazasara. Wavuye mu bantu. Si ikindi, iyo umuntu adafite akazi, iyo atabaye maso aba mu rusengero ariko afite ubuzimuzi muri we.
ngo reba agiye imbere, ngo buriya se ni ukujya imbere ngo kugira ngo bigende gute? None se niba yambaye neza agashima Imana, yego wibabara. Najyaga mbibona mu cyari iwacu, wenda ni Kigali ntibihaba, umuntu agashima Imana ukabona abagore bose barazamuye baramurebye bageze hejuru basohoka, ngo ariko buriya yashimaga cyangwa yerekanaga iriya myenda yaguze. Ibyo bitwaye iki? Nashaka yerekana, nawe ubwira Imana izakwambika uyerekane. Nayo mazimwe aba mu bantu, kwirirwa abantu bazimura. Si ikindi rero, iyo abantu babuzwe uburyo, hari igihe Satani abaho uburyo bwo kwirirwa mu bitari ngombwa. Amen, amen. Ndabinginze, Bibiliya iratubwira ngo turi abantu n'abatware n'abatambyi mu bwami. Imana ihindura ubuzima bwawe ubu umwami koko, yego ubu umutambyi w'ubwami bwera. Mu bice byose ugira umutima ukizwa, ugira umutima ukiranuka, ugira umutima wera, ugira umutima ukiranuka mu bice byose, ariko igukureho n'umwuka w'ubukene utuma uba umucakara n'umuntu, kugeza ubwo umuntu agukoresha ibyo utagakoze cyane. Y'abantu babaye mu bukene bwinshi bukabije, babakoresha ibitari ngombwa. Abana bacu bagaterwa inda n'abakomeye kubera ubuzima. Abana bakagenda, hari abana ngenyanganira n'inda ya hano ku muhanda, akavuga ati iwacu barantaye, ariko bari bakennye, umwana agahitamo kuba indaya ku muhanda kubera ko iwabo bari bafite ubukene bukabije. Hari n'abandi nabo bafite abana b'abakire b'indaya barahari, abo ni ukunanirana, ibyo bibaho. Ariko ikibazo kibaho ni kimwe, kugeza ubwo hari ibintu nanga kandi pe simbikunda. Uzi kubona umwana wawe yirirwa azerera muri quartier kubera yahumuriwe n'umuceri wo munsi y'urugo? Ati okay, akabaragiye. Kandi koko ibyo bibaho, wagira ngo biraryoshye. Dufite igipanga abana baca munsi bagasesera, narabahaye ngeraho nyoberwa n'ibyo nzaba. Ibaze ko baza bagakuraho n'ingufure yo ku gipangu bakayitwara, niba bayigurisha ntumbaze. Ujya kubona ukabona baraseseye barahagaze, ukabaho umuceri rekada, na mu gitondo bakazinduka ukabaho undi rekada. Nkabaza papa ariye ati yarayanyweye yasinze, mama se wariye ati nawe yibera ku muhanda. Mwebwe se murabaye zo kugira abo bana? Noneho hari kibabaza nuko usangamo n'abana b'abakristo, yego ugasanga nyina n'umunyamasengesho ariko umwana we yirirwa. Birababaza, ntabwo biryoha. Mbibabwirira iki rero? Guhindura ibitekerezo, guhindura imyumvire, guhindura. Iyo usenga ukwiriye gusenga ukanga uburetwa ubayemo. Iyo utabizi ngo bihishurirwe, kuko uko umuntu atekereza niko ari. Iyo utekereza neza rero ukareba situation urimo, ukareba ibikubaho, hari ibyo bavuga ngo kwanga ukabyanga, ukavuga ngo man, ibi bintu abana banjye babayemo mbikoreshwa nibi, mbikoreshwa nibi, mbikoreshwa nibi, mbikoreshwa nibi, simbishaka. Ukubyanga iherezo uzagera ku byo ushaka. Ariko hari abantu basenga batazi nicyo bashaka. Ntabwo gusenga gusa ari ukuza ngo kera dukizwa muri za 99 bishyira muri 2 twakirijwe mu byaro, bakajya kubwira ati kizwa ejo uzapfuge mu ijuru, kizwa uzapfuge mu ijuru. Utari wapfa ngo ujye mu ijuru nta bindi bakubwira. Oya ngwino ukizwe wowe, reka ibyaha nibyo, ariko hanyuma nukujya he mu ijuru. Hagati tutari twagenda warimo gapeni aho hagati rero niho kwiga cyane, kugira ngo tubeho turi abantu bazi ibyo bakwiriye kuba byo, kandi nitunapfa tuzajya mu ijuru. Ariko nanone twe kubaho nk'ab'Itesalonike. Itesalonike barakijijwe bose, bareka gukora, bareka gushaka ubuzima, barangije barasonza, havukamwe abagore batari bafite abagabo, bagatwara abagabo b'abandi, abagabo nabo bagatwara abagore b'abandi, abana baragenda baba mama ibobo, ubuzima bwabo babaho nabi. Paulo agiye kubandikira abwira ati yemwe ninde wabwiye ati reka da, batubwiye ko Yesu azaza ejo, ibintu byose twarabiretse turabisezerera. Arababwira ati ninde wabashutse? Ninde wabashutse ko Yesu azaza ejo mu gitondo? Mugomba gukora byose uko bikwiriye gukorwa,
niki mukagikora no kumutegereza mukamutegereza kuza ko azaza. Avuga hejuru y'umuzuko, avuga uko abantu bapfuye bazazuka mu isezerano rya kera, avuga no kwisezerano rishya bapfuye munsi. Aravuga ngo natwe abazaba bakiriho nawe yibariramo, ariko ntabwo arazi kazapfa Yesu atari yaza. Aravuga ngo natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa. Yaberekaga ko gushaka ibintu byose tugomba kubikora neza kandi dufite discipline n'indangagaciro z'abakristo, ariko kandi twe kumera nk'abihebyi, kuko iyo usenga uri umwihebyi hari igihe ukora amayereri menshi cyane. Amen. Nge nabaye mu byumba by'amasengesho, hari igihe najyaga ndeba nkavuga se aba bantu wabigisha we yabigisha ati, kugeza ubwo umuntu aheka umwana akamubyinana umwana akajishuka akikubita hasi. Yego, ese uwo mwuka utakwigisha ku mwana wawe nukomeza kumusimbukana arakubita umutwe hasi ukarara kwa muganga, ni mwuka bwoko ki? Murabyumva mwa bakristo mwe? Se mwe ndimubayo ndimujya mubibona? Uwo mwuka ukubwira, urakubwira umwana wawe ukwiriye kumuha agaciro kandi ukaramya Imana. Nta kibazo mujyane, ariko umenye ngo uwo mwana ni zahabu wahawe. Yirinde neza, ugasukura, ukiteho neza, ukereka Imana, uvuga ngo Mana, aka kana n'imbuto wampaye, ahari ejo niko kazaba ministre, ejo niko kazaba depite, ejo niko kazaba gacunguzi. Ariko urakabyinisha nk'wenda kukabaga. Nubu discipline nukuba abantu batazi ibikwiriye. Reka nivugira icya kane, hari babwiye bibiri. Icya gatatu, reka mabwire icya gatatu muzajya mwitaho kandi mukabure kucyitaho. Aya magambo navuze ndirukanka, ubundi kubwiriza gahoro bijya bingora, ariko nabivuze kugira ngo mubyumve basi. Igihe cyose tuzaba turiho uzajye wubaha abakuruta. Niko biriya yubatse, abantu bakuru tujye wubaha. Amen. Abantu bakuruta babita inzu y'ibitabo, bakabita inararibonye. Muzi impamvu? Ijambo ryitwa experience. Okay, reka ndisobanure mu rurimi rw'ikinyarwanda ryumvikane. Experience ni uruhererekane rw'ibibi n'ibyiza umuntu yabonesheje amaso ye, akaba atagifite no kuba yabihindura, ariko bikamusigira amasomo mu buzima. Iyo bavuze ngo umuntu ni mukuru rero, nubwo waba umurusha umwanya, nubwo waba umurusha amafaranga, nubwo waba umurusha icyubahiro bagukomera amashyi, afite ubunararibonye, afite experience, afite ibintu byinshi azi, ku buryo hari ibyo yatakaje yabuze, hari amahirwe yapfushije ubusara yabura, abazi kuba yakugira inama ku rwego waba uriho kuko arakuruta. Murakoze. Ntabwo bisaba ngo bafite ibintu byinshi, abazi ibinoga abantu bagwamo, abazi imyobo abantu bagwamo, abazi inzitizi z'ibihe, abazi inzitizi z'ibintu, kuko yahuye nabyo. Umuntu mukuru rero akwiriye kubahwa, uhereye kuri ba data n'abatari ba data, na ba mama n'abatari ba mama. Umuntu wese witwa kakuruta uramwubaha. Amen. Hari umwana w'umuhungu, singiye kurirwa muvuga n'umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha, nta nubwo mfite umwanya wo kumukererwa. Yigeze adusanga ahantu aransuzugura, arantuka. Mundi mugenzi aramubwira ati ariko sha reka nkubaze, umukozi w'Imana ko Imana yamuhamagaye uramuhora iki? Umwana arantuka, ndamurusha imyaka, n'uyu munsi aracyari umusore, mbyaye abana bangana kuriya, reka tureke no kuba pasiteri. Arantuka sinagira ijambo na rimwe musubiza. Noneho mugenzi waza kumbaza, arambaza ngo ariko Edouard uteye ute? Ndabwira nti ariko nkubazi, ubu abantu bazasare nanjye nsare? Mfite umwuka w'Imana umbamo. Ubu byari ngombwa ngo unshyogozanye avuge mvuge, avuge musubize? Naretse si igihe kikaza musubiza. Arambwira none se uwo mutima urawugira ukawihanga ukawutunga neza ugaceceka, umuntu akavuga iminota 30 igashira akuvuga nabi wumva ureba? Ndamubwira nti yewe nzi Bibiliya,
icyo gihe we nari niga theology nari muri ADPR uko yo n'ubu n'umunyeshuri mubwira amaverisi abiri gusa ndamubwira nti Yesu bamwise umukuru w'abadayimoni yahindutse we baravuga ngo ni Zerubabeli ubu yahindutse we ndamubwira nti icya kabiri Yesu ukuyeho icyo ngicyo umunsi bamukubitiraga ku musaraba yasubije abamukubitaga uyu mwana ndusha imyaka w'umusore icyo gihe nari mbyaye kangahe ngira ngo ni gatatu turi mu ihema muri shitingi twari dufite abana batatu babwira icyaha yakoze na n'uyu munsi ngewe narakimubabariye ariko byanga bikunda azagikubitirwa inkoni yego kubabarira umuntu ni kimwe guhora n'ukwimana ntabwo iyo uvuze ngo wababariye abantu ubukweho igihano bazahano oya wowe ujye ubabarira abantu bagutuka ubaruta kuko umuntu wese wemejwe n'Imana reka mbabwire kuba umuntu ari pasiteri Imana ikavuga ngo yobora itorero abandi bose bari munsi ye ntabwo ujya hejuru ngo kubera ko ngo rero ngo pasiteri mbona ngo atazi no kuvuga cyane ngo akoresha n'icyongereza gike bigaragaza ko icyongereza ashobora kuba atakizi ngo ariko ngewe ngo ndi international reka da Imana niba aramwemeje nk'umukuru ikabyemera jya hasi nushaka ubutunze kumurusha nushaka uba ufite poste nziza kumurusha nushaka uba ufite amahirwe kumurusha yewe Imana yaramwemeye niwe mukuru jya hasi amen amena abakuru rero simvuze amaposte yabo mvuze no ko umuntu akurusha imyaka wowe ufite poste nziza okay njye ndi pasiteri hano harimo abasaza harimo abagapapa bemeye kuza baca bugufi imbere yanjye barandusha imyaka barandusha ubumenyi baraturusha ibintu byinshi ntabwo kuba ndi pasiteri ivuga ngo mvuge ngo wowe caha ryama byuka ndakuruta ndi pasiteri reka da oya ahubwo ndamenya ngo ni ba data ariko Imana yarabazanye ngo bayobore ubafashe mu by'umwuka ariko ntabwo ari abaswa no bafite ubwenge bafite ubumenyi bashobora no kuba abajyanama banjye bakangira inama ugomba rero kwemera ubwo ndi kubabwira inzira umuntu aboneramo umugisha uko abakristo ba none iyo banze kwiga bagira umwuka wo kuzenguruka ariko batazi ko ibibazo bafite aribo babyiteye hari ibibazo twitera hari n'ibyo tubamara rusange hari ibyo Imana yemera kutuvanamo kuko twamaze kumenya wamara kubimenya ukamenya uburyo wirinda nuko witwara bikazagufasha gutinda mu mugisha wawe amen amen ndamureka nyine ndamwihorera singiye kwirirwa mutindaho ariko n'uyu munsi nta mahirwe afite kuruta ayo mfite okay sinirasi haraka ayo mfite ntayo afite kubera iki rero iyo utazi kumenya ngo ibi ngibi bitangirira aha birangirira ibi ndi kuvuga niyo kwaba ari ukuri ariko kuranyicisha uhorana ibibazo bishobora gutuma utazagera ku rwego Imana igushakaho kubaha abakuru rero amen kubaha abaturuta haleluya hariho umuhanuzi umwe yaranyabisindu sinababwiye yarashe wowe wa mugabo we haguruka Imana iramwe ngo warasambanye urasambanuca umugore wawe inyuma arabivuga nyirabuko hari arabivuga umugore ahari bose baje kwisengera ava mu rushyi rwiza arumukubita mu matama ubuhanuzi burangiriraho bwahise buhagarara yego wita neza wita burahagarara ahita arazima bamera nk'aho bamennyeho amazi aravuga ati washyano urambeshyira ngewe abumwereda natwe abari bahari bati nukuri wowe kubeshyira umuntu w'Imana nk'ubwo ubushaka iki yego yari umusirikari aho tuje gusoreza yegera pasiteri amubwira ati pasiteri sinkubeshye ibyo yavuze ni ukuri ariko singaho mbwira amaboko yarahari madamu yarahari murumuna wa madamu yarahari iyo ndakora biriye ntiyaransenya urugo ruri cyura gikobwa cyasaze cyo kidafite umutima namucapye ariko narabikoze okay noneho jya wansengera Imana imbabarire aramucapa rwose
urumva urugo yararusenye, yarateje ibibazo mu muryango, nubwo ibyo yaravuze kwa rukuri kubwo kubura ubwenge. Umwuka rero tubamo ukwiriye kuba umwuka utuma dukura, ukavuga ngo uyu muntu ngiye kubwira ibi ninde, kabiri bifite ingaruka ki kubyo ngiye kuvuga. Kuko abahanuzi basenye ingo zanyu, basenye imiryango, abahanuzi kugira ngo biyerekane gusa ko ngo ngere ngo professor ibyo uvuga birubaka cyangwa birasenya. Shyiraho question mark, ubanza utekereze uyu nguru ubuhanuzi bukuzamo, ubutekereze neza, uvuga ngo uriya mwana w'umukobwa ngiye kubwira ngo uri indaya, ngo uri yuruyu, umusore baba bakundanye yaba yazanye nawe ntabwo nishe urugo. Uwase uwo musore wari ugiye kumutwara n'imanzi, wenda ntiyaryamanye n'abakobwa 1600 ukayungurura. Rero irwo n'urwego ruvuga ngo gukura. Iyo watangiye gukura umenya n'ibyo uvuga no kumenya ubibwira, harimo icyo bita kumenya amakuru, ariko kandi ku rwego rwo gukura ukamenya nabo bibwira ni bande. Amen. Apana kuba umuntu uvuza induru gusuka zateza n'ibibazo. Amen. 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 Ubuse ko nigeze nereka umuntu ino mudamu kandi yari yazanye n'umugabo we, Imana irambwira ngo uriya mudamu afite abana 3 ariko 2 ntabwo ari ab'umugabo we. Irabimbwira ko Imana iyo ni innocent ntihisha, irambwira ariko ikambwira ngo urakemura icyo kibazo ute. Ndamureba ndamubaza umugabo wawe ari he, ati nguyu. Dosiye nyirangirizaho ndi mitandekeraho, ndamubwira ntuze kundeba, hari message mpawe yawe. Ndayimubwira araturikararira, arambwira ati pastor ndakwinginze wo kabyara. Kandi iyo bari bavuye hari kuri, cyari igihe twarimo dusenga dufite ububyutse bwinshi, abantu bakava mu ntara bakaza, ariko baje ari abanyabibazo. None ko baje gushaka ibiba, dore cyari kimuzanye, yaraje kugira ngo umwana umwe baroze Imana imurogore, kuko yari yafite ikintu cyari cyaragiye mu nda, umwana kikaba nk'inzoka ifunga gatuza. Naho Imana iranyereka n'ibindi, bo barazana ikintu nk'icyo, ariko ngiye igihe no kunyereka n'ibindi. Iyo utakuze rero uvugira aho ngaho ngo wa mugore we ngo abana 2 ngo babikatara abawe, chef araho ahita avata impa makuru neza, gumamo network nigumeho gumaho pastor uvuze yego, kandi byarabyumva neza arabyakira. Ukwiriye kumenya nimunagira no buhanuzi, mujye mumenya uko muhanura, mujye mumenya ngo ibintu ngiye kuvuga bifite ingaruka kikombi bwira n'inyuma kubabyumva. Ibyo bizatuma tugera ku rwego n'umuhanuzi yubaha abamuruta, umuhanuza kubaha abamukuriye, akamenya ko nubwo ahanura pastor uri inyuma afite ubwenge bwo kugenzura ibiriya bintu avuze birazana ingaruka ki. Amen. Nk'ubu rwose ntabwo umuntu yakitigisa ngo mpfe kumuha mikrofone ngo nahanure. Wazahanura n'ibinjyana mu manza, ntabwo napfa kuguha mikrofone ngo pastor ngo ndayishuriwe, ubanza uvugira hano. None nkanjye tushobora kuza ngo mwumve Imana uko ivuze ngo amaraso y'abantu aramenetse, uzayanywa yararire. Ntabwo muzi ko ari ibintu biba mu bana batoya batazi ibyo bavuga ibyo ari byo. Gukura rero nukugira urwego umenya ngo ibimbwirwa solution iyi. Yego uyu muntu ngiye kubwira ninde, uyu muntu ninde. Amen. Tabantu ujye ubona ntere ya sariyuti nkabihorera, singe no kuvuga n'ibyabo, nkamubwira nti Imana iravuze, nkamubwira nti are Imana guha umugisha. Mwebwe mukavata ariko pastor bari mu mwuka n'ukuri n'umusirikare wa Kristo. Hallelujah. Ni ngombwa ngo ujye kuvuga ibintu byose uzaba agacuma k'amagambo. Amen. Bibiliya irabivuga hano, iravuga ngo namwe basore, urwa mbere rwa Petero 5, urwa mbere rwa Petero 5 gice cya 5 n'umurongo wa 5, namwe basore mugandukira abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane,
kuko Imana irwanya abibone n'abicisha bugufi kabahera ubuntu. Nuko mujye mwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo Imana ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Amen. Hari abantu icyo narishatse kubabwira, iyo ufite impano y'Imana ntabwo uyikoresha kugira ngo babone ko uyifite, uyikoresha neza kugira ngo yungure abantu. Tugira urubyiruko rero rutemera kugirwa inama, tugira abana n'abakobwa batagirwa inama, tugira abahanuzi batagirwa inama, tugira abavuga butumwa batagirwa inama bita abasatuzi. Ariko ntabwo wasatura ngo usature imitima y'abantu, yewe nawe wawe kusatura biba byaragoranye, biba bisaba kugira ngo umuntu ace bugufi. Nubona umuntu akuruta ashobora kuba kurusha ibintu byinshi, kabone no wamurusha impano nyinshi. Ngiye nshobora kugira impano ariko umuntu ufite umwuka w'ubwenge akayobora impano zindi. Murabyumva neza? Yego. Nicyo gituma umuntu wese ku rwego rwe ni byiza ko yiga guca bugufi. Impano zikurimo ujye ubanza umenye ngabo ubwira ni ba nyoko, ni baso, ni basogokuru, umenye terme ama vocabulaire cyangwa se ibintu ugiye gukoresha ni izihe mvugo ugiye gukoresha kuri uwo muntu. Ejo bundi nabonye umuntu ufata umugore ati madam ngwino hano, ati uyu mugore abafashe mu ijosi ry'umugore we, ataka uyu mugore agize imyaka 40, atari karabizi ko namukunze ntari namukunze, ati ubu rwose uyu mugore ndamumanuye mushyize kuri 35, atari ko Imana waransondetse umaze kunsondeka uyu mugore, atari ko kubera kugira ngo nishime ndamumanuye imyaka kuri 35 kugira ngo nanjye dutaye ndi umugore wawe turarane nakuraza wenyine. None uwo muntu ibyo ari kuvuga ntibingana n'ibimurimo. Arerekana urwanga afite uyu mugore we ko Imana yamusondetse. Erega mugore arasa n'ashaje we yigize umwana, ntanyuzwe n'uwo mugore kugeza ubwo abivugira imbere y'abantu. Mukanya wagera mu rugo akaguha ibiryo, sha tagushyiriyemo amakara n'ubuntu bw'Imana. Kandi uwo ni umuhanuzi uhagaze imbere y'abantu. None se uwo mugore wawe wamaze kwerekana ko Imana yagusondetse, hanyuma umushyize ubwo ako kazamuvamo. Reka rero ujye uza agukingirane akingure hashize isaha ngo umugore arananiye, wowe waramushobokeye se? Wewe waramukunda? Ntabwo bikunda. Ikibazo ni kimwe, amagambo ukoresha, imvugo ukoresha zishobora gutuma uwo mubana kwanga cyangwa akagukunda. Donc niba hari nibikurimo byawe byibanga bigumana ubipfane, gumana ibyo bintu bimwe bikubemo. Yego. Murakoze. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi. None se sibyo? Ndabizi ko wafata abana akabwira ati bo abagore nimwongere muhitemo, namwe mwabagabo mwe nimwongere muhitemo, abasubirana ni bake. Ibyo nanjye ndabizi. Yego, burya uyu muntu ukubwira ngo aragukunda wabimenya babahaye gucuzinga bwa kabiri guhitamo. Nibwo wamenya ngo burya umuntu tubana arankunda koko. Hari wayi tuvuga ati aho Mana we uduhaye amahirwe, Yesu we urakoze, nzongera mbone we sinjye waruhuka ndagiye. Niko byagenda. Ariko uburyo bwiza nukwemera kubwira Imana ngo mu byatubabaje no mu byadukomerekeje, urugendo rwacu tugomba kubinyangamugayo. Aho tugeze turakuze, twarabyaye, dufite abana n'abuzukuru, turakomeza twubake. Nubwo bitari byiza ariko dukomeze tubana. Si byose wemera kubinyangamugayo muri iyo nzira, Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire ikindi kintu narindi kubabwira ngo abakuru mujye mububaha. Umuntu niba kuruta ujye umwubaha. Amen. Navuze ubutumwa ntabwo ari igihe kinini ariko narababaye. Aho tujya ku ruhimbi turabavuga butumwa 10 turi bubwirize twese, buri muntu wese ari kuvuga ngo wowe nimvuga ntubona ijambo ryo kongera kuvuga. Ati nibampa mikrofone mwese ndavuga mube hasi. Wajya kureba ugasanga ibyo tuvuga ntibabi ibyo kubaka, ahubwo turasa n'abarushanwa. Dore ingorane, aba bantu tugaburira ntacyo bizabamarira, kuko ibyo turi gukora na amarushanwa yo kwemeza abantu. Kuvuga rero ntituzavuga n'ibyubaka,
tuzavuga ibituma mutwemera. Kuva nitubikora muri urwo rwego ntidushobora kuzagera ku ntego ya Kristo. Yego, uvuga wese akwiriye kuvuga ibyungura abandi cyangwa ibyungura itorero rya Kristo. Nibwo buryo bwiza bwo, ntabwo ari ukugira ngo bakurebe. Kada iyo umuntu amaze gukura, amaze kugera ku rwego rwo hejuru, asigara yungurura avangwa, ariko ibi byungura abantu, birubaka, birasenya, bimarira iki abantu? Dore undi muntu rero we ndibimbirehorere nikomereze, uzatinya umwana mutoya. Umwana mutoya mbabwira mpora nigisha buri munsi, umwana mutoya niwe Rwanda rw'ejo, siko dukoresha. Muzi Rwanda rw'ejo icyo rusobanura? Ni ukuvuga ngo uyu mwana niwe igihugu gitegereje ko azacyubaka mu gihe kizaza. Birababaza rero kubona umubyeyi afata umwana akajya avuga ati wagicucuwe, wambwa we, rubyogo, rubwetereza ruki, ukamwita amazina. Uwo mwana niwe u Rwanda rutegereje ko azaba umwana. Ukamutuka, ukavuga ko ari imbwa, ukavuga ko ari igicucu, ukavuga ko nta bwenge, ukavuga ngo wowe ntiwabyaye waherekeje abagiye kubyara, ukavuga amagambo. Kandi mbibutse ko amagambo tuvuga ya affecting ubuzima bw'abari abana bacu. Ngewe hari ijambo ntakinisha, nguyu umugore wanjye tumaranye imyaka 15, dutangiye 16. Ijambo ryo kwita umuntu igicucu n'ikigoryi ntabwo ryancika. Nishoboka ukweho n'umwana n'umuntu mukuru sinabikinisha. Bibiri iravuga ngo umuntu niyita undi igicucu ikigoryi, ni Yesu wabivuze, bamujyane mu rukiko mukatire. Ni Yesu wavuze amagambo. Ariko abana batoya bacu twarabacucubanije, tubita ko ari inzererezi, twabise umubyara azinduka ati wanduza we, ati ngukandagire ku mutwe nkumvishe. Twibaza uwo mwana urera gutya azakubera iki mu gihe kizaza? Wagakwiriye kumutegura neza amagambo meza. Uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'intwari, uzagera kure, kora nk'umunyabwenge, kora nk'umuhanga, kora nk'umuntu wamenye. Rega sha uburyo uzaba umuntu w'igitangaza. Uko ugenda urema uwo mwana mu bitekerezo azababyo, uko ugenda umurema, uko ugenda umutegura, uko ugenda umwereka, uko ugenda umwereka ibyiza. Mubwire ngo ibi ni bibi, ibi ni bibi, ariko ibi ni byiza, ca hano hareke. Uri umuyobozi w'umwana wawe, ntukamwatura amagambo mabi. Ubusuzugura niwe uzakubakira inzu, ubutuka ukabona ntacyo azamara niwe uzagusazura mu busaza bwawe, akaguhereza ibyo wabuze, ibyo wahushije ubitegereje mu mwana wawe. Ujye umwubaha, umukunde, umumenye uwo mwana, umenye ko uwo mwana ari umugisha wahawe. Vango gukunda abana bacu. Ntabwo umwana wawe ari igicucu, ntabwo ari ikigoryi. No. Niyo yabakora nabi, mwatureho amagambo meza. Kandi amagambo ubwiye umwana arayabika, ejo azayakugarurira. Mukwiriye kwita kuri abo bantu. Abo bantu mujye mububaha. Amen. Nakababwiye ibyanditswe byinshi ariko simbijyamo. Umwana n'Imana izi ko hari icyo azamara. Imana irabizi. Urubyiruko rwacu rwa none nirwo Imana yiteze mu mugisha ejo hazaza. Izabaho umugisha. Urubyiruko rwacu mwitware neza, muhunga icyaha, muhunga ikintu cyose kibi gisa n'ikibi. Imana izabubakamwe abantu bakomeye. Ntabwo data yigeze ambyara ngo atekereze ko nzaba pasiteri, ariko uyu munsi ndi pasiteri. Yewe nta nubwo muri bene wacu nta n'uwatekerezaga ko naba pasiteri, ariko uyu munsi ndi pasiteri. Ntabwo ibyo ngibyo byansabye kujya kubyiga mbere, kuko iwacu ntawe ari kujya kwiga ubupasiteri. Uwo mwana wawe ni imbuto izagucungura. Uwo mwana wawe ni umwana uzatuma ibikomere wagize ubikira. Mwiteho, mukunde, mubwire neza. Nubwo uri mu bihe bibi, wimutura agahinda ufite, wimutura umujinya, wimutura ibikomere wakomeretse, wimutura ibyawe. Uwo mwana ari hari, umwubahe. Icyanyuma, mujye mutinya abantu basenga. Abantu basenga n'abantu badasanzwe. Ndebera umuntu mubwire ngo abantu basenga n'abantu badasanzwe. Mumbare ko ntashyizeho indirimbo nyinshi, kuko hari igihe abantu bata washyizemo no kuramya pasite, ntabwo ngushiramo. Ngewe ntabwo ngira lituriji, iyo numva umwuka nyoboye gukora ikintu kivuganye. Kiramo n'uturirimbo kugira ngo tudasinzira. Nusinzira urakanguka. Yego. Ko ku ishuri udasinzira. Ninde usinzira muri universite?
usinzira bazakubaza ukanura amaso. Nuko mu rusengero abantu boroshye ibintu, ariko ubundi mu rusengero twagakwiye kwiga ibintu bikomeye. Amen, amen, amen. Umuntu usenga aba ari ku rutonde rw'abantu igihe icyo ari cyo cyose bazatungurana. Kubwiza ukuri uzatungurana. Upfa kuba usenga uzatungurana. Gumya usenge uzatungurana. Bene wanyu uzabatungura, inshuti uzazitungura, uwakubyaye uzamutungura. Umva, banyoko wanyu uzabatungura, baso wanyu uzabatungura, bakuru bawe uzabatungura, barumuna bawe uzabatungura. Umuntu usenga abaye mu gutungurana. Ngewe nsenga nta kintu ntinya. Nsenga ntabwo numva ngendana umushyitsi. No, kuko gusenga kwanjye kuzarema ibintu bidasanzwe. Amen, amen. Hana yarasenze Penina akajya abyara. Ntabwo mubyibuka? Habati genda usenge shambyari. Hana ugiye he? Ngiye gusenga. Mbwirira Imana ko natwitse inda imageze mu mezi 5, yarinda amezi anasigaye kugira ngo nzabyare. Turakoze ntacyo ndagusengera cyane. Abyara 7 niko batubwira. Penina abyara abana 7. Mwumve 7 umuntu ababyara mu myaka ingahe? Ariko ntiyareka gusenga, arabikora. Munsi wa nyuma agahinda gafite, arira amarira yo mu mutima, ayinyuma yarakamye. Ajya imbere ya Eli aravuga ati uyu musaza nagize umugisha akambwira ijambo rimwe gusa, ngo bahuza amaso na Eli. Ngo amurebye aramubwira ati ariko wa mugore we uzageza he gusinda kwawe? Aramubwira ati ave winkomeretsa bwa kabiri, nicyo mfite kitari cyakira. Ntabwo ndi umusinzi, ntabwo ndi umugore w'umupfapfa, ntabwo ndi ikigoryi bene ako kageni, ahubwo agahinda maranye igihe kirekire. Umubabaro wanjye icyamba ukawubona, Imana mu ijuru ikawureba. Icyamba amarira narize yarakamye arashira, ariko nubwo inyuma atagaragara, imbere umutima wanjye uravirirana. Ngo aramubwira ngo yewe nuko bimeze, genda Imana ya Isiraheli guhita umutima wawe ushaka. Mwiryo sengesho yarakoze gusa, ngo ahita araruhuka, aranezerwa, aratahana n'umugabo bararya iryo joro asaminda. Mbabwiza ukuri, umuntu usenga ntimukamukinishe. Umuntu usenga arahambaye. Dore urwego njya ntekerezaho, ibaze kugeza ubwo abana ba Penina nta zina na rimwe ryabo riba muri Bibiliya. Oya, nta mwana n'umwe wa Penina tuzi izina rye. Ndiga muri theology ntaryo tuzi, ntaryo twigeze tumenya. Ariko ikintu gitangaje, Samweli yavutse ari umwe, abicyamamare. Umuntu usenga ntabwo bisaba ngo avuge amagambo menshi. Ikimana imwe twizera dusenga izagukorera, kizimura ibyavutse mbere byose, kizabisunika, kizabyeyuraho. Hari byakuvukanye mbere biraza, birasa naho byimye ingoma. Icyawe kimwe kivuye mu masengesho kizabihanagura, kizanaguhanagurira ibikomere, kiguhanagurire n'ibyaje bitazanywe n'Imana. Amen, amen. Rero soza kuva usenga ujye ubyitaho, ujye ubikora ntawe uguhasa. Amen, murakoze. Ndabizi ko ari kimwe nazigamye ntababwiye, nzagitangiriraho kwa 3 utaha mbabwire neza. Mbabwiye 6, icya 7 ndakiretse. Ikindi cyo mbabwire gato, iyo umuntu akora, nashaka bakora imbabura, nashaka be acuruza inkweto rumwe, ariko akakina ukora ushaka gukora, uwo muntu ujye umwubaha. Umuntu ukina akora, nashaka bari umunyonzi ariko akaba ashaka gukora. Umuntu ukina akora agasenga, akabihuza, agasenga agakora, uwo muntu ni umuntu udasanzwe. Kuko hari abasenga babanebwe, twahaye n'umurimo mu rusengero urabananira. Ubwo so umuntu mundi hanze hazamara iki? Umuntu unanirwa gukorera Imana yamuremye, hanze azashobora iki? Ikigeragezo. Hari abantu nzi rwose Imana niyo yamuha umugisha atazigera agira icyo amara. Ntabwo umwibuka twahaye ikibanza tukamugurira ibintu byose, mu gitondo akagikinga, akajya mu cyumba gusenga, ngahamagara ko ngeze ku kibanza ngasanga udahari, ati ndi mu cyumba ndi gusenga. None se ibi bintu twakuranguriye birajyahe?
birabora icyumweru kimwe, birabora icya kabiri, birabora icya gatatu, ukwezi kurahita, ukwa kabiri kurahita, ikibanza cyari iki, umwaka urarangira, ushize ushira ibintu byose byararangiye. Arasenga, dore icyavuyemo, bamuteye inda abyarira iwabo, abo wabyaye nka gatatu ngira ngo abyarira iwabo. Ariko ntacyo tutari twakoze ngo tumufashe. Gusenga ni kimwe no gukora ni ikindi. Kuko hari abantu usengera ukamubwira ati yewe dore Imana igiye kuguha amahirwe, uyabemo, usenge unakore, usenge unakore, usenge unakore, kuko birahura. Iyo udasenga ni ikibazo, iyo usenga nabwo ntushake gukora nabwo ni ikindi kibazo, kuko bigomba kujyana n'ibitandukana. Amen. Hari abantu bashaka ngubwo nasenze barangaburira, bazakugaburira ukwezi kumwe, kwa kabiri bazakwirukana cyane. Ati oya nyirukuruhani runaka, ngenzajya ngenda nibwirira Imana ko ibyanjye nimara kubizana byuzuye aribwo nzabyicaramo. No, kwiriye gutangirira kuri gato bikazaguka, tangirira kuri gato bizaguka, tangirira kuri gato bizaguka. Natangije 150 bisoza nubatse rebera inzu y'amabati 80 Kicukiro mu myaka 2 gusa. Ntabwo gukora Imana igwaho umugisha ntibiva mu bwinshi, umwete ubigirana, ishya kubikorana. Ibintu biriva ngo umurimo wose werekeje amaboko ukorane. Abanebwe rero b'abanyamasengesho n'ikibazo, sibye ko ntabo dufite muri aya materaniro. Amen. Murakoze, ndanezerewe ku bwanyu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Imana ibagirira neza. Abanebwe siko nubwira umuntu ngo ngwino ube protokole hariya bikamunanira, guhagarara gusa ukabwira abantu ngo karibu, ubwo namwa reception yanjye mesi yawe usezerano. Umuntu unaniwe guhagarara ku muryango hariya ngabwira abantu karibu karibu karibu, ngwino mu nzu y'Imana, icara hano, bikamunanira hariya, niba muhare reception azabirukana bose nabaza. Ariko na Mana duteze ibiganza urebe igikwiriye ibiganza, Mana duteze ibiganza urebe igikwiriye ibiganza, nukuruhira ubusa. Dore protokole ku muryango aramunaniye, ngaho muherese busiyo, none urebe ko nabinjira atazabirukana. Si kibazo se? Ariko kubwira umuntu ngo ngwino mukozi w'imayo karibu yambiye urahoneza, Yesu ashimwe cyane, haleluya, mwaje, haleluya, mwaje, ati Imana ibahe umugisha, ati mwicare hano gusa, biramunaniye asigaye yayo. Imana yakubonye kera wibaza ubukristo nukugushyushya ni kibazo ki? Umuntu akwiri ngewe Ndorimana Edouard kuva ndi umwana ndi umukozi, ndyama gake, n'amateraniro nyasengera kenshi nkarara hanze, ntabwo ngira umwanya wo gutera waraza, nta mwanya wanjye wo gutera waraza. Ibintu byanjye mbirimo ntabirimo, ndakubwira ngo ntabwo mbirimo. Mu Mana rero ndibatera waraza, ukora ibyo yaguhamagariye, ikakurebera, ikakwizera, ikaguha umugabane, ikavuga ati hariya nujyayo ndakwizeye uzabikora. No mu rusengero wagize gute? Warabikoze. Aha ni ku ishuri Imana itugeragereza ngo irebe imitima yacu, ngo irebe ko nitugera hanze tuzashobora gukora ibintu. Ariko akenshi imitima yacu hano twaratsinzwe. Yego, burya umukozi umubona kare, n'umunebwe umubona kare. Murakoze simbaye umucamanza, reka twisengere. Amen. Mpagurukiriza uwo muntu mubaze ngo uri umunebwe uri umukozi, mubaze, muhagurutse kandi tugiye gusenga. Muhabaze, mubaze, uri umunebwe uri umukozi. Hari abantu babanebwe no guhaguruka biteza ikibazo. Bati mundeke niyicarire, urarwaye se? Ati ntabwo rwari ko sinja guhaguruka. Biravanga inyandu yishyirira ibyo kurya ku meza ikananirwa no kugira gute kwitamika. Abantu b'inyanda ngaho ngaho, Imana izakurinde kuba inyanda. Tushobora kuzagera ahantu utazi kwakorera. Amen. Amen. Ibyo bintu uko ari 7 muzabyiteho, uzajye mubyitaho, sibyo yemwe? Amen. Mbivuze mu ncamake, ningira umwanya nzabyigisha mu buryo burambuye. Imana ibahe umugisha. Anyemeza ko
ko ndi umunyabyaha ngo nizere